Sansure ngo ahereye ejo bundi ngo 2006 2007 natangiye gukina filime 2003 gutangirira kuri filime yitwa Ntawumenya aho bwirageze naba Kanuma hakurikiraho Haranira Kubaho ariyo abantu bitonye urumva yo nari zarazishya kurikiraho Akatari Amagara hakurikiraho iyitwa Friends iyitwa Seburikoko ariyo nakutangiriyeho gukora ibyanjye na Makuta nuko rero muri izo zose iyitwa Ntawumenya aho bwirageze n'iyitwa Haranira Kubaho zombi uko ari ebyiri iyo nzirebye ndaseka kabisa noneho ntacyo kuba uze ihisemo ebyiri ku giti cyawe nta kibazo ariko njye ndifuza none uko wamitiramo imwe noneho reka tuvuge ko filime zose zigiye kubura ni iyihe wadusigira mushatse ko nabasigira Makuta ni ukuvuga ngo muri filime zawe zose ushatse kuvuga ngo zibure ariko dusigarane imwe gusa none yo wakoze iyo wumva ukavuga ati iyi niyo mbasigiye ndayiba hafi cyangwa niyo wadusigiye Makuta uyu Murekatete Josiane se ngo murasamu we ngo ni ex wawe ugusuhuza yani umuziranyira ari gutera urwenya ndumva hari ariko ntabwo namwihakana ntawamenya ariko ko nawe nyine kuba ex ko hari igihe nawe waba urebayo ari kera ubu bintu byarahindutse ese wagize ngo Muco ubu ari nka kera kwa gatanu nawe ndi mu rugo ariko ubu muri nanjye ngiye kuza none nanakikubaza iki kibazo duhone turacyari none reka nkubwire reka nkubwire filime yawe nyine ya Danje ewa iyo ntizigera imva mu buzima bwanjye ubundi niyo filime yatumye umuntu witwa Kanyombya n'umuntu witwa Samusure cyabikoze muri iriya filime mu bantu babiri nimwe nyine musa nkaho jewe nimwe babiri muri main actor nakunze cyane muri iriya filime nabandi narabakunze ariko mwebwe babiri byo mwahise murengaho kurushaho iriya anza ariyo Haranira Kubaho filime wangu imvira filime yabakoreye amateka iriya filime yakanguye n'abandi bose bahita bakora amafilime urumva bahita batinyuka gukora filime n'iriya yabakanguye Haranira Kubaho ariko se koko iriya reka ngiye guhita nkikubaza cyangwa reka maze nkikubaza imbere y'ubugira ko ari muto kiri kiriya gihe ubuzima bwari buteye gute impamvu ngiye nkikubashije nuko ngewe uyu nguyu buriya nazirebaga gute uzi sede y'ubwayo ngewe narayibye ubwayo naziye Kigali ariko anko wanjye nsanga nyine bo barishoboye basigaye bafite udusede kandi none ari bwiri kureba kandi ngomba gutaha mu gitondo kandi namaze kurebaho akantu gato ndavuga ati mana yanjye iyi sede ntabwo ndi buyisige ndayikubita ndashyira mu mufuka da bamamagaye ariko sede yagiye ati reka da sinzi ahantu iyo sede nanjye sinzi ahantu iri rwose ndavuga iyo sede ninjye wayijyanye ahantu twari dutuye mu cyaro rero yego ninjye wari Kamugiriro urabyumva ninjye wari muri za Rwerere mvuye i Kigali mbazane noneho filime noneho igezweho ninjye wari Kamugiriro kandi noneho irebwa ahantu hamwe urusisiro rwose Rwerere yose
umurenge wose ari ahantu hamwe ari twarindi mu buzima bwa dante wa muntu reka mubwire byari na future ubuzima bwawe bwari bumeze gute muri kiriya gihe ko nabo ko njya mbona wari unanutse cyane kiriya gihe rero uretse ko nari ntarakura nyine ngira akana buriya ariko mbo navuga ngo imibereho yari mibi kandi nari ndi mu rugo rutaburara ariko nyine nanone ntabwo wabigereranya n'igihe umuntu afite uburenganzira bwo kugura akaburushete nyuma yaho umuntu aba atangiriye kugira ku ibyeri ugatangira kugura akaburushete icyo gihe nyine uragenda ukabyibuha ukangana umusozi watangiye no kwibana hakiba utagihangayitse mu mutwe ngo ndataha gute isake mu rugo rw'abandi byose bishobora gutuma umuntu ashyiraho akabiriza atari ukubera gusa. None se Samu iriya muri la filime yaguhaye amanota meza bitewe na role wari uri gukina wowe nyine nk'umugabo mwiza umubose mwiza ugira umutima mwiza ukunda umuntu nyine politike nk'izo ngizo ariko ese koko mu buzima buriya busanzwe waba umeze uteye kuriya cyangwa byari kwakinga byo bisanzwe kuko karaka umuntu uretse ko ngenda narinda nakuzi hari uburyo njya ubihuza nkabona atwa bijya kumera n'ubundi ariko sinshaka kukuvugira nshaka wowe wivugire wowe ikibazo mbona uriya mutima ni wowe mfite pe ni kuriya bimeze hari kanya mutamba yavuye ari kubitanga gutanga ubuhamya rero umuntu bamuvuga ibyo bamuzi yakoze iyo atari gushaka views n'ibirayi by'abana iyo barimo bashaka views akubeshya kugira ngo mubashe kuramuka babone ibirayi uzatinya umuntu ujya kugusebya abuza abantu kugufasha kandi nawe ibyo ari gukora ari gushaka amafaranga ari gufasha urumva akoze ikiganiro cyo kugusebya abuza abantu kuguha amafaranga ngo ube mu kibazo kandi nawe icyo kiganiro ari kugikora agira ngo ubonemo amafaranga mu kibazo cyawe ntabwo agikora avuga neza akabona amafaranga ageze yabona umva wa muntu we abisi rero baragoye reka turebe niba twabanza tugasoma ibitekerezo by'abantu ntitubatenguhe twigumireho gusa ukinnye filime ya umuntu witwa Arisene tenarabajije ngo ukinnye filime yawe ikwerekeyeho guhera 2020 kugeza ubu kugeza ngo umuntu ayita iri heza nta kibazo kiwe ngo yiwe yahita wazarenda wazarenda umuntu